Bakunze bahawe Rwanda TV mumeze neza kanizere ko mumeze neza kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guys, twihuse uyu munsi mbazaniye platform ikorera mu Rwanda yiwacu mu Rwanda aho dukorera amafaranga online nta gishoro. Ubyumvishe neza nta gishoro. Murabimenyereye ko izindi platform z'abanyarwanda ziri mu kinyarwanda usanga bakwaka igishoro ugasanga nyuma y'ukwezi kumwe zirafunze. Kubera iki? Baba bashaka amafaranga nabo ubwabo. Ariko iyi platform impamvu mvuga ngo izahoraho cyangwa izamara igihe nuko amafaranga itanga ariyo tuba twashyizemo na kampani ubwayo igakuramo amafaranga y'umusoro nyine wayo mu gihe ugiye kubikuzamo amafaranga. Aho niho kampani yungukira. Kampani zubatse gutyo ubusanga akenshi nago aba ari scam, kuko ziba zitegereje inyungu, zarasetinze inyungu ahantu bifatika kandi byumvikana. Atari kwa kundi bakubwira ngo shora ngo ejo uzabona ngo ubone miliyoni ubona ngano. Ati korite iyi platform. Iyi platform bayita Task and Earn Good Job. Ifite n'irindi zina ryayo ryitwa Power Work Earn. Ifite amazina abiri. Hari Power Work Earn hakaba na Task and Earn Good Job. Rero iyi website cyangwa iyi platform igira ibice bibiri. Igira igice cya mbere cyo gutanga akazi, ikagira igice cya kabiri cyo gukora akazi. Ubwo bivuze ko wowe ushobora kuzamo nk'umushoramari ugatanga akazi, twebwe tukakagukorera, niho tubonera amafaranga. Cyangwa wowe ukaza nk'umukozi ugakora ka kazi wa mushoramari yatanze. Ushobora kuba na byombi, ugatanga akazi ugakora n'akazi k'abandi. Nubwo buryo platform ikoramo bworoshye cyane. So aka kanya ngiye kuvuga kuri ubwo buryo bwa kabiri bwo gukora akazi. Nushaka ubwo buryo bwa mbere bwo gutanga akazi ko mbukwereka, wandike hasi muri comment ati indi video uzatwereke ubwo buryo bwa mbere. Ariko reka twikomereze ubu buryo bwa kabiri bwo gukoramo akazi, kuko twe dushaka amafaranga tutashoye. Ikintu cya mbere uri buhite ukora ukibona iyi video, ugeze ahangaha ahangeze kuri aya masegonda n'uyu munota, urahita ujya muri video description. Nugera muri video description urahasanga ijambo rikubwira ngo link yirebe muri comment ya mbere. Uhita ujya muri comment ya mbere urahita uhasanga link nahasize. Muri iyi minsi nago bikiri kunkundira gusiga link muri video description, ndi kuzisiga muri comment ya mbere. Nugerayo urahita ukora kuri link nk'uko hano mbikoze. Iyo link irahita ifungukira muri default browser yawe. Nugera hano kuri iyi page yo kwiyandikisha, barabikubwira ni mu kinyarwanda, iroroshye. Bamwe mugira ikibazo cy'ururimi ntago biri bubagore rwose, hano murakoreramo amafaranga. Kubwire ngo andikamo amazina yawe ahuye nari kuri mobile money cyangwa Airtel money, biterwa na kampani ukoresha kuri momo cyangwa ubikura cyangwa ubikuza kuri telefone. Aha kabiri andikamo email yawe. Aha gatatu andikamo nimero ya telefone yawe, ushyiremo password. Iyi kode yo uyirekeremo, uhita ukora kuri yandikisha. Iyo bisoje uhita ugera muri application nyirizina ubusoje kwiyandikisha. Iyo ugeze muri application biba bimeze gutya. Urabona just application yaba ari nshyashya, amafaranga ufite 0, akazi wakoze ari 0. Icyo uhita ukora ni iki? Wowe ugiye gushaka akazi, uhita ukora hano kuri utu turongo dutatu turi hano mu nguni. Wamara kudukoraho urabona hari utuntu twinshi. Hari ahabanza, hakaba nshaka akazi, hakaba akazi nakoze, hakaba time wall. Ahangaha time wall ni abafatanyabikorwa b'iyi kampani. Iyo wasoje task zo mwaha muri application ushobora kujya kuri time wall ugakora izindi task ziba ziriho nyinshi cyane. Hano ni ugukina game, aha ni ugutumira inshuti, aha ni ugutanga akazi, kubikuza ayo wabikuje. Icyo tuje kureba aka kanya ni shaka akazi. Tukora hano barakubwira hitamo akazi
Iyo ukoze hano kuri kose baguha akazi nyine twose duhari. Iyo ukoze YouTube baguha akazi kajyanye na YouTube. Iyo ukoze kwandika baguha akazi kajyanye no kwandika. Reka dukore kuri YouTube. Dushaka utuzi twa YouTube. Tayari ndaselectinze. Tumanuka hasi bahita bakwereka utuzi two kuri YouTube. Urabona uyu nguyu aka ni akazi yatanze. Akeneye abakozi 1225. Akishyurira amafaranga 3 y'u Rwanda. Uyu ni uwa kabiri. Uramukorera subscribe, niko kazi uri bukore. Urebe video ye iminota 2 cyangwa 3, ushyireho comment, like, unasharing. Araguhemba amafaranga 15. Uze naha ngaha gutanga subscribe no kureba video imwe nibura kugera ku masegonda 30. Araguhemba amafaranga 5. Reka bari dukora. Urakora hano kuri saba. Umara gukora kuri saba, tangira gukora. Hano barakubwira ibisobanuro by'ukuri bukora akazi. Nyuma yo gukora subscribe, wanarebye video imwe nibura kugera ku masegonda 30, urahita ufata screenshot ibigaragaza icyitonderwa. Nibyemewe ko umuntu wari wakoze subscribe ayikura, ahubwo nuko nguko. Urahita ukora hano tangira gukora. Tayari channel ye nyigezeho. Akazi yansabye gukora ni ugukora subscribe. Ndayikoraho. Nsoje gukora subscribe. Uze unarebe video ye yashyizeho amasegonda 30. Uyifungure. Tayari amasegonda 30 turangije kuyireba. Tuhite tuyirya screenshot. Tubike screenshot. Dusoza urabona ko hano kuri subscribe twakoze subscribe, twanarebye video amasegonda 30. Tuhite dusubira hano. Warangije akazi usome ibisabwa. Wandikemo akazi nagasoje kandi nagakoze neza cyane. Full stop. Ibi birahagije. Hano ikintu uhita ukora uhita uploadinga screenshot. Za screenshot wafashe tuyishyiramo hano kuri ohereza screenshot. Iyi portfolio cyangwa proof link ntago ari ngombwa. Emeza amategeko n'amabwiriza uhite wohereza. So akazi hano mba nkasoje. Akazi yo nkasoje mba ngomba gutegereza uwatanze akazi niwe uza agaprovinga akahita memba aya mafaranga yanjye. Iyo ugasoje uhita ujya gushaka akandi kazi. Kaza ukareba akanako ni ugukora follow, like na share. Ubwo ni kuri TikTok ye. Tujye kugakora n'aka ngaka karatanga 2. Tugakore. Tangira akazi. Uhita ubika screenshot yawe. Uhita uza usubire muri platform yawe. Akazi nagasoje. Ibisabwa wandikemo nasoje akazi mwaduhaye kandi nagakoze neza cyane. Full stop. Nurangiza hano ushyiremo ya screenshot dufashe. Yemeza ko twakoze. Nurangiza wemeze hano amategeko n'amabwiriza. Haza aka kavi k'ubururu. Kore ohereza. Murabona ko akazi ka kabiri nako turagasoje. Uko ugenda ukora utuzi twinshi murabona ko bidatinda. Uhitamo utuzi niyo twaba ari amafaranga makeya. Uhitamo utuzi twinshi ukadukora. Iyo ugiye guteranya amafaranga bari kuguhemba usanga nibura nko ku isaha ushobora kubukoreye nk'ijana. Usanga ku munsi bwije ukoreye nk'ibihumbi 2 cyangwa 1000 bitewe nuko wakoze. Urumva ko aya mafaranga atari make. So guys, iyo ushaka kuza kureba akazi wakoze kakiri pending uza hano
ugaruka hano ku turongo dutatu, ukaza hano ku kazi nakoze, ukahita ureba utuzi wakoze. Abatanze akazi nibo baza bagakonfirima ko akazi wagakoze bakanaguhemba. So guys, niba ushaka kwiyandikisha, link nayisize muri comment ya mbere, ugende uyikoreho wiyandikishe nk'uko nabikweretse. Nubisoza ukabona kunzi iyi video, ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona opportunity nk'izi ngizi zifasha wowe udafite akazi kuba utakwicara ubusa kandi ufite internet no kubona amafaranga. Kuri iyi YouTube ducishaho amahirwe menshi atanga amafaranga, kandi purpose yacu nuko dukorera amafaranga nta gishoro twatanze. So niba ukunze iyi video, kora like kugira ngo igere ku bantu benshi, igire imbaraga, ukore share, utere na comment, urabukoze cyane. So guys, ciao, hasta la vista.